iri gutambuka mu ngero nziza cyane. Iyi akaba ari karabo kuva ku myaka 16 kugera ku myaka 21. Tuzakora kuri gahunda y'umukoreshe igihe neza. Bakuru aho waba uhagaze hose turagusaba ko ukwiye kukwegera ambasada icyiciro cya ambasada redi Sagareti Sagareti yiteze kwegera hino tusabe kamanda wa ambasada
ariko buriya ari harimo umuntu ukomeye kabisa, burya nta kapiteni cyangwa se majoro utagira umurinda. Barahindukira yerekeza ku bukwe n'umugeni yarasuza ngo tuba turi ingofero rwose, kabona asa yirukanka cyane. Ibi nibyo nababwiraga, buri muntu agira umurinda. Nimukoreshe igihe neza. Namwe murabibona neza uburyo baba bazamuye nongira akagira bakandagira. Bose namwe muri kujya mureba ukuntu baza bameze neza, nawe uri kujya ubireba. Waba ufite umwana ni byiza kumurerera ahangaha, cyane twigisha iby'umwuka, yewe n'iby'umubiri nabyo turabyiga. Ubuyobozi bakuru twagiye kubasaba uburenganzira ngo tubere kubyitegura tumaze twitegura. Yego turabibemereye. Barakoze mu bangana amashyi mwakura mwe.
murabona ko ibyo gukora ni byinshi urangara amashyi rwose murabona ko barimo barasoza uzakenera ibindi akoze mu ishuri ryabo ubundi bari bari kubasogongeza ubundi uzaza mwigana nabo abereye umuyobozi mucyo aho ari kumva imisonga myinshi iri kumusonga ati dore isomo nasanze riri iri mu ababyeyi bari gukora ibintu byiza cyane kereka uwo mwaje akabona ibyo yakora atari byiza uretse ko n'uwawe gusa mubabera amashyi
bati rwose turi abasore kandi twaratojwe cyane rwose turi intore zateretse gukorera Imana yego amashyi cyane murebe mu mahema amashyaka cyane rwose abasore babyumva Fabrice aho yicaye aranezerewe cyane arabwira umugeni bati bose reba bose amashyi menshi umva umuntu wese ushaka kujya muri iki cyiciro yego ni uguhera ku cyane rwose abazabishaka bazabasange mu ishuri aba babitegura kuba abayobozi bakuru yego muzagaruke mubarebe muzagaruke cyangwa uzabashaka nzabatumire ushaka kubareba afungure cyangwa imbuto famurita yebeho none abajene mwaturutse muri siko rwose Imana ibahe umugisha yego Imana ibahe umugisha mugire mu bigo byanyu ambasada mutanga umwanya ambasada mutanga akanya mubaha akanya rwose mubaha akanya batambuke masagide nayo yaje masagide aba ni abayobozi bakuru igihe abana b'Imana bazaba bajya mu ijoro bazaba bagendera kuri gahunda ku mirongo myiza cyane bazaba bambaye amakanzu akasa inyenyeri ariyo mpamvu n'abayobozi bakuru baba bambaye ibirango nk'abayobozi bakuru kandi murabona ko imyenda yabo itatseho inyenyeri zitandukanye zijyanye n'ubushobozi bw'ubumenyi bafite bose bongera amashyi rero bakoze cyane bongera amashyi rwose ntaho gushimira imisoro zizadufasha bite ubwo tuganda tukureza na Yesu Kristo amashyi kuzabaho nawe uriya natwe turayikurikije murerero nta musirikare usezera nuko buriya bagiye gutegura ibindi bisigaye nta musirikare usezera iyo asezera rero umunaniye izitara zirakoze rwose uyu mukate we tuba tuyizi ntabwo twatinda twatoje abana Muriya igisoza n'umugire ngo urukundo basoza amashyi menshi twishimira umubyeyi bamwe na bamwe ndetse n'abashyitsi bacu beza urabona Fabrice
Urakura ingofero. Yego. Muzira ibirori byiza. Ikigese umuyobozi wacu utuye neza Fabrice tugukuriye ingofero kuko udutanze ibintu byinshi. Abasore barahangana n'ibintu by'ibitero byiza rero. Munyure muri inzira ngiyo Fabrice yanyuzemo kandi muharanire kuba abayobozi bafite intego ndetse n'icyerekezo. Dushishikarize n'ababyeyi kurekura abana babo bakaza muri iki cyiciro niyo bigisha umwuka iby'umubiri ndetse n'icy'ubwenge. Umwanzi w'igihe n'amasaha barimo baragisoza rwose. Abayobozi bakuru niba mugeze amatwi ntabwo bicira akajisho ahubwo mukore ibikwiriye mu gihe gikwiriye. Ibindi Fabrice rwose amazi menshi bashoje kuronga abagenda bikuye mu boroboro tubakuriye rero mugire ikirori cyiza. Saza zageze ntukuze igihe. Ukunda cyane abantu bagira gahunda umusigazi ibyo muzaduha ejo naho uyu munsi wo rwose mugire mugereze abantu barimo baracana rwose uta abatunzi b'ubuzima bwese ntabwo kuyasura Fabrice buriya yaratanze urugero rwiza abandi mugira ishyari nk'iryo yagize kandi Fabrice yaratanze umurongo agira ati mufasha wanjye rwose ntuzambuze kugenda dore iyo nagiye magiye gukora umurimo w'Imana kandi magiye gutanga intore nziza. Amashyi menshi amashyi menshi amashyi menshi. arimo arabashimira nimugenda kuvuga mwasanga igisanga Paul ndabona afite inkoni y'ubuyobozi agiye kuza. Tukaba tubashimiye rero iminota mwaduhaye kandi tukaba twikosheje neza. Mana ibahe umugisha ubutaha muzatwongera indi minota. Murakoze. Babashyiremo akaziki bakomeza bagenda ku kaziki. Reka nibutse abajiya bari hano imyanya murimo nimuyivemo ntabwo mwemerewe kuva ahangaha. Abandi batumirwa mwese mwaza ahangaha mugiye kwerekera kuri sale ariko abajiya mwese musigare hano kugira ngo dutegure ibirori bigiye gukurikiraho amasegonda.